Ngirango ahangaha ni Majoro Ngoma. Sinzi niba murumva wari gutera morale muri aka gace kanzeje dutangiranye na morale Jenso sinzi rwa rugendo ngewe narwita urugendo rukomeye. Willy Ngoma nawe arahari, ni ukuvuga ngo bariya ni ikigaragaza ko hari abafite ari iwabo koko kandi bafite icyizere. Muri update ngiye kuvuga ngewe ndavuga kuri deployment zimaze gukorwa mu kanya na leta ya Kinshasa, aho ibintu noneho bimaze kuba agatogo. Babantu bitaga bazarendo noneho ndumva agashya bari bukore. Tekereza kubona aho bita Karayiri uhagarariye Mai Mai, sinzi niba mumuzi bamwe, niwe bahaye kongereza guverineri wa Kivu, bamuhaye kumwongereza, noneho akaba ariwe ushinzwe kuyobora urugamba ubu ngubu. Sinzi rero kubona generale autoproclame nka Karayiri muri rebere bamuha kuyobora ingabo, kuyobora urugamba hariya, sinzi kiri buze guturika muri ziriya ngabo za Kongo, aho zijya kubona umusirikare no matricule nta hantu yanditswe, nta hantu yakoze amatraining, abarebere aribo bagiye gufata iya mbere kuyobora urugamba. Ikindi Sadek ubu kurwana ntago ikishoboye kurwana hasi, yo yamaze gusaba ko igiye kurwana uwo hejuru. Sinzi ni muntu sinzi niba ukuntu biri bugende, niba hasi barananiwe bazashobora iby'ikirere byo ntago mbizi, kandi murabizi ko M23 umutwe wo guhanura biriya bisiga yarawukoze kandi rawuzi neza, yarabyubatse. Sinzi icyo baba bishingikirijeho. Ikindi muri Masisi uyu munsi niho habaye imirwano mikeya ahantu bita kuri Antere Karuba, ariko bari bashaka kugira ngo bagerageze bareko bakwinjira, abandi babaretse. Abatazi ahantu bita za Sake binjiramo, abandi barabareka barazamuka bagera ahantu ku giti cy'ingazi. Sinzi bamwe niba bahazi hano bahageze bahakubitiwe ku buryo nta n'ahantu basubiyeyo. Ikigaragara ahubwo ni uko Mabuso M23 igomba kwagura Mabuso. Ikindi ni uko imfunga zose za M23 yari yarafashe ku rugamba bamatekwa, ubu abari bari Gicanga, abari bari hirya no hino bari bafungiwe bose bamaze kugezwa za Rucuro, akaba ariho bari. Ikindi mu yindi update ihari nkeya nabanga gutangaho, no kuvuga imfungwa z'intambara zose ubu ngubu bazimuriye muri Rucuro, muri Rucuro ahantu biti cyanzu niyo bazijyanye. Urumva kuko nta handi bari bafite ahantu kujya bashira, niho batike ikigo kinini, kandi bumve ko zira mfunga za M23 zifashwe neza, abarashwe baravurwa, abandi bararya. Ikindi na abarundi, hari abarundi bagera kuri 47 ngira ngo ni platoon yose yamaze gutoroka yigire yisangi intare. Nababwira ngo bahisemo neza kuko barebye kure, n'abandi twabashishikariza kugenda basanga abandi, kuko M23 ntabwo ari umutwe w'inyeshyamba wa undi wica abantu baciye imitwe, ntabwo ari FDLR irongora abakobwa, yica abantu, isahura, n'abandi rwose bumva bafite uwo mutima wo gusanga abandi bagenda rwose, kuko M23 ikiharanira ni amahoro. Ikindi gihari ubu ngubu mu kanya nko masaha 4 za mu gitondo ya Goma habaye imirwano hari aho bita mu Birere, aho abasirikare ba leta bo ubwabo birasiye abaturage, abaturage benshi barahaguye, kandi barabasirikare ba garde présidentielle nibo biciye abaturage, bararashe barasa mu baturage Kiyorera. Ubwo hakaba hari imiborogo myinshi cyane iteye ubwoba. Ejo sinzi niba hari kwa gatandatu ngira ngo umunsi w'Abadventiste, sinzi manza Mai Mai barabaza rendo bana bari bagiye gusenga. Ejo nta mabara yigeze aba muri Goma, kuko wabaye umunsi mwiza cyane, kuko nta muntu wigeze upfa, ahubwo bapfuye umunsi ku cyumweru niho bapfuye cyane. Muri update rero nkeya nari mfite nakubagezaho nizo ngizo zihari, ahandi hose ni amahoro, aho M23 yose igenzura ubu ni amahoro. Mwabonye akavideo kasirikiye kuri social media bivuga ati twege turi kibirizi twafashe twarashe M23, twari kubeshya. Ni akavideo ka kera bari bagaruye bagashaka kugira bagaragaze ko bafashe kibirizi. Mu by'ukuri aho ngaho kibirizi ni umutekano, kuko imisozi yose hakikije M23 irahafite. Sinibaza rero ahantu wazalendo yaturuka iza kuharasa kwari ukwikina. Muri makeya aho hose M23 ni amahoro, aho abasore baryamye ni amahoro, aho inka ziri ni amahoro, zirakamwa zigataha zikanduruka amahoro bagacyura ayandi. Ahantu hari ikibazo gusa ubundi na ahantu M23 itari niho itaragera, kuko imisoro irahenze iri hejuru.
uwitwa Muzalendo umukoroneri autoproclame general autoproclame wese uje arisoreshereza abaturage babayeho nabi aribyo twanasaba M23 ndabizi bino biganiro barabikurikira cyane ko bashakisha uburyo nabo bamanuka bakagera za Ngungu bagatabara abaturage baho kuko bararembejwe n'ikitwa umusoro hariya ikitwa umututsi hariya ikitwa umuhutu tumva ideology yabo bamerewe nabi bagere vuba nabo rwose bahagere mumve gutabarwa kwabo. Goma yo sinyigarukaho cyane kuko bagomba gusoma ku nzoga y'umujinya icyobo bicukura agomba kukigwamo aho bihandagazaga biyama bagenda babyina basebya abantu babatuka reka nze bo ubwabo basubirane bamaze kwicarana bicane bamarane niho bazumva icyo kuba nabi guhohotera kugwa nabi kudakunda abantu bisobanuye kuko ndibuka abawazarendo bamaze kwihuza bose bakoze akarasisi muri Goma ababyeyi bikoreye amakayabo bikoreye amasambusa bikoreye amabenya bikoreye ibiki bose barahubanuka bagenda bacururira ngo nibo bacunguzi babo rero reka nze ibyo bishimiye babibone cyane kuko nicyo kibakwiriye uburyo bifatanyije na bari abantu batigeze biga igisirikare batigeze bigishwa amategeko y'imbunda bakaba bari kwamarana bicana buri kanya kuko uratuka umuntu wamutuka akagenda agasohora imbunda yawe akakurasa yakubona ugiye ahantu kugura akantu akakugendaho akakurasa akishaka rero Gomaho niba bitonze abanze banywa kora ako kantu njye nkunda gukoresha ikigage bishigishiye reka nze bagisome bavange kanyanga n'urwagwa byose basukemo kuko ndabizi umuntu ntiyabinywera rimwe kuko biba byahindutse umwanda uwo mwanda rero reka nze babanze babivurugutemo nibabona byanze uzi ubwenge azagende asange M23 n'abaturage bazi ubwenge nta kibenda kubatwara bazahunge bagende abandi bari ariko mu gihe bagikomeje kwifatanya n'umwanzi barishimiye gukorana nawe guhana nawe ikiganza na Satani reka nze Satani abiture kuko Satani ahemba nabi ntahemba neza umusozo urangira gukojeje isoni sawa Genzo wakomeza update nayo mfite n'izo ngizo zo kubagezaho ahandi turagenda tuganira kandi murakoze n'abarahanga ndabashimiye. Urakoze cyane Nyundo reka nanone dusaba abantu gusharinga kano kaliki ariko tukiri aho hano hasi harimo umugabo bita François na Michel nze kubasaba bazamuke mudufashe gusesengura iyi topic icyo noneho iyi leta yako ni irihe somo leta ya Kongo yakuye muri iriya video babonye bisa nkaho ni nko kuza gukinira iwawe mu kirami nkakubwira ati urakora iki ko n'ubundi ahangaha wanze ko twumvikana ariko noneho ahangaha ni muri turatugabane. François nimba unyumva uze gufungura mikoro naguhaye mikoro yawe indira muri sari wawe komande zose zihari biriya no kugaragaza ko uciriritse babasuzuguye barakabije kara nagasuzuguro kandi nkuko mwayibonye bari inyuma barafite morali nabari bavuye kuri training y'abakadazi abandi nabarimo abayobozi bagiye kugenda bakipa ahantu M23 igiye kugenda ifata noneho bahashira ubuyobozi bariya nyine nibo bumva bafite ideology ya M23 muri make rero biriya nyewe nkuko nayivugaho nagasuzuguro wa mugani nkuko nari mbigarutseho kubona umuntu w'umugabo nkagisogotera muri saro yiwe baza kubinira iwe kandi biriya ni cyerekana ko aho M23 iri yiyizeye kuko urareba harimo umuyobozi mukuru wa AFC harimo Lawrence Kanyuka abavugizi b'ingabo eta y'abayobozi bose bakuru usibye General Afande Makenga ni utarurimo ariko abandi bose bari bahari kira nikigaragaza ko ari uguca amazi wa magani wabubu no kwerekana agasuzuguro kari ku rundi rwego reka mbyite gutyo no kwerekana icyizere bo ubwabo bifitiye kuko urubona ikira nikigaragaza ko leta ya Kongo ntacyo yabasha kubatwaraho. Sawa murakoze ubwo turagenda tubiganiraho tubyungurukanaho ibitekerezo murakoze cyane. Murakoze reka noneho dukomeze wenda twumve kano karirimbo iriya ndirimbo nge mu byanshimishije niyo yanshimishijemo cyane uburyo baririmba sinzi ikintu gisigaye cyo kitagaragaza ko ubu ngubu noneho igihugu gisa nkaho kiri mu maboko yabo.
bwahuranyije bimaze gukorwa n'igisirikare cya M23 AFC benshi baravuga yuko M23 imaze gushinga Kivu y'amajyaruguru nka leta yayo. Namakuru amaze tugeraho ni inkuru yihuta rero ngira ngo wumve neza witonze, mu by'ukuri ibintu birakomeye cyane. Gusa reka manze mbasuhuze nizera ko meze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye. Mwebwe mukunda ibiganiro byacu ko tubagejejeho, mudahema kutwereka ko mudukurikira umunota ku munota cyangwa se 5 kuri 5. Mbaye ikaze nizera kandi ko meze neza cyane. Ibyo gukora bikagendekera neza, biri kubanogera kandi biri kubaha umusaruro. Natwe rero tumeze neza, tubahaye ikaze. Gusa reka maze mbwira ko ushobora gukora subscribe ko buryo bwahuranyije bimaze gukorwa n'igisirikare cya M23 n'ihuriro AFC benshi baravuga yuko M23 imaze gushinga Kivu y'amajyaruguru nka leta yayo. Namakuru amaze tugeraho ni inkuru yihuta rero ngira ngo wumve neza witonze, mu by'ukuri ibintu birakomeye cyane. Gusa reka manze mbasuhuze nizera ko meze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye. Mwebwe mukunda ibiganiro byacu ko tubagejejeho, mudahema kutwereka ko mudukurikira umunota ku munota cyangwa se 5 kuri 5. Mbaye ikaze nizera kandi ko meze neza cyane. Ibyo gukora bikagendekera neza, biri kubanogera kandi biri kubaha umusaruro. Natwe rero tumeze neza, tubahaye ikaze. Gusa reka maze mbwira ko ushobora gukora subscribe ko utarabikora kugira ngo ujye ubona amakuru yacu mu buryo cyamwishe, ariko amakuru aza kumenyekana yuko uyu nguyu rwose ameze neza, ahubwo ari no mu nshingano nshya kuko ngubu ashinzwe ibigendanye n'umutungo w'umutwaye mu 23 ari ugenzura wose cyangwa se ari we uhagarariye abashinzwe umutungo mu gisirikare cya EM. Yego Nyundo nshekanye gatoya yarabibonye kandi ariko iyo ndirimbo nyishake neza nyishiremo nimba rwose idushiriremo mu gihe tugitegereje ko abandi bazamuka. ahangaha ni Majoro Ngoma, sinzi niba murumva wari gutera morale muri aka gace kanzeje dutangiranye na morale Jenso. Sinzi rwari urugendo ngewe narwita urugendo rukomeye, ariko icyashimishije cyane naho bageze ababyeyi basasa ibitenge hasi baravuga ati karibu. Kiriya ni kigaragaza icyizere bamaze kubaka mu baturage. Kiriya ni icyizere mbona bamaze kwiyubakira hagati yabo ubwabo muri bo. Hano dusojereje ku ijambo rya Corneille Nangaa, havuga ati ntago turi abarebere. Ababaza ati se babita bande, mwiyita bande mwebwe? Ati twebwe turi abarevolutioniste. Teste tuzaguma hano Ruturo te wapi? Tuzaguma Igoma se? Reka. Ati twebwe turashaka kujya he? Kinshasa. Aka kantu nagakunze cyane, aho nanjye noneho nimviye umuntu w'umusaza nka Nanga yiririmbira, noneho yafashe mu ijwi byiza cyane. Aka kantu nagakunze cyane, aho yarari kuririmba afite morale iteye ubwoba. ngira ngo Nyundo kuko watangiye bivuga aka nagasuzuguro beretse aka gatsiko k'amabandi kari ku butegetsi kayobowe na Gisegeti, kababwira ati mwebwe noneho reka tubereke yuko igihugu tugifite mu ntoki.